uwo Yesu yazuriye umwana bamugejeje ku muryango bagiye kumushyingura, uwo Yesu yakirije umwana urwaye igicuri. Aba bagore bombi bari mu gitero bashoreye igitero Yuda yarari. Yuda yari yasezeranye n'abantu aravuga ati uwo nimuze gusoma mufate uwo. Igihe bari bamaze kumusoma, umusirikare w'umuroma arangije amukubita inkoni mu musaya, amaraso aratungereza. Wa mugore uwo Yesu yazuriye umwana bagejeje ku muryango amucira amacandwe y'indurwe z'ubugoro. Uwo Yesu yazuriye umwana amucira amacandwe. Uwo Yesu yakirije umwana urwaye igicuri amucira amacandwe. Bose bamukubitisha inkuba. Nta mwaka wari ushize umwe Yesu atamuzuriye umwana, nta mwaka wari ushize undi atamukirije igicuri. Barangije dore icyo baherekeresheje Yesu n'ibyo bintu. Nababwiye ibyo kugira neza kw'Imana n'inyiturano y'abantu. Nimurebe uburyo imbabazi nizirangira niko mw'isi bizaba bimeze. Abantu bose bari kwirukanka hejuru, nta bambaye akenda, abagiye kuryoshya ku mucanga ku Gisenyi bambaye amakariso. Imbabazi nizirangira, ikintu kizatungura abantu Imana nikura kuyana mw'isi, isi yose izaba vuruguvurugu. Yesu kuza kwe bizarogoya abantu. Abazaba bari mu mamodoka bazayata biruke, abazaba bapfa, abazaba bari muri ambiyase bazabihagarika, abazaba bagiye kuryoshya ku mucanga bazabihagarika. Ikigereranyo kivugwa kuza kwa Yesu nicyo kintu kizatera abantu ubwoba. Ibi nababwiraga, ibi nibyo bavanzemo, ariko ndaje mbereke abantu bari kwiruka. Zamura amajwi. Aba bantu birukanka, hano hari umwana uri kuboroga mutabonye. Uyu mwana dore yabuze umuntu umurwana. Se wamubyeyi yaraje amubundararaho, ariko abantu bakaza mukandagira ku gakanu. Ikibazo nibajije, kuki hano nawe abwiye mugenzi we ngo duhume? Ikibazo nibajije, naribajije ngo niba ibintu nk'ibi biba ku isi imbabazi z'Imana ziriho, mbese nizirangira ibintu bizaba bimeze bite mu isi? Aba murebe uko umwuzure waje ugatwara abantu, amazi yaraje atwikira abantu barenze miliyoni 3 amazi arabatwikira, bongera kuhatura bundi bushyashya. Dore ababirukanka, uyu yafashe umugore baramuhungana ariko ntabwo byakunda. Amazi yaje ari ku muvuduko mwinshi, arangije atwikira abantu. Ikintu cyambabaje, dore uko amazi yaje, dore uko amazi yaje yirukanka, dore uko amazi yaje atwikira abantu, dore umuvuduko amazi yari afite. Ikintu gikomeye wakwibaza uti mbese ikintu kizasigara ku isi kikabaho ni igiki? Ibi ni amafilimi bashyizemo, ariko ngiye kukwereka iyi ni montage, ahubwo ngiye kukwereka n'ibindi. Ikibazo cyanjye nibajije ni iki: niba imbabazi nizirangira mu isi bizaba bimeze bityo, abantu bazahagarara hehe? Hano murahabona abantu bari kwirukanka. Dore ngaba, dore murebe aha, dore yaragenda nta kenda. Dore uyu musaza afite icyangombwa cy'ubutaka mu kwaha, ati ntawamenya ubutaka bwanjye ejo nabubohoza. Ariko ikibazo cyanjye, uyu nubwo atitibana UPI, amazi yaraje aramusiga. Oya, amazi yaraje aramusiga, ariko utitibana UPI mu kwaha mwamubonye, nta mazi yigeze amusiga. Ibi nibyo nawe nibaza ko mbese kuza kwa Yesu, aba bantu bose mubona birukanka, ubihuze niba ibi biba mu isi imbabazi z'Imana zikiriho, mbese nizirangira bizaba bimeze bite? Isi yose izaba imeze nk'ikigo kirimo abasazi. Narababwiye nti rero abantu bazarira amarira menshi, ibintu bizaba ibi, isi izahinduka mbi. Uramutse uri umuntu uzaba uri mu gihe kirangira ry'isi, ibi bintu byose mureba wazaba uhagaze mu buhe mwanya? Abantu bazaba bafite ubuhungiro ni bazaba bareguriye imibereho yabo Yesu. Ibi mberetse bivuga iki? Nabanje kubiseguraho ku bantu bazi uko amafilime akorwa,
hano hari ibice bimwe bagiye bavangamo, ariko bagaragaza umwuzure wabaye muri Indonesia, bagenda bavangamo n'ibindi bintu. Ariko ndashaka kukwereka ngo ninde muntu wiringiye ubuzima bwo mu isi ku buryo atekereza yuko ibiri ku isi byose bizatura nk'umusozi? Ninde muntu waba wizeye umutekano w'ubuzima bwe akaba yumva inzu ye atuyemo irimo amasima izahoraho? Kwiga ibyerekeranye n'ibimenyetso bizaba ku isi, nababwiye ko amazu maremare yagiye atwara akayabo k'amafaranga, abantu bazayaburira mu mwijima. Abatuye mu mujyi wa Kigali bo ntabwo banyirariraho, kuko umuntu aba afite inzu neza, umuhanda ukaza ukahaca, barangiza bakavuga bati yari ifite ibyumba 5, genda wegerane na mugenzi wawe muri etaje. Aya mazu mureba yagiye atwara akayabo k'amafaranga. Bibiliya ivuga ibyerekeranye n'imitingito, ikavuga intambara zizaba mu isi. Iyo mureba mukabona amazu y'imiturirwa yagiye atwara akayabo k'amafaranga, ukabona ari kwika, ikintu cyose cyagiye gihangayikisha abantu bagitwara, ukabona ibintu nk'ibi biradagurika. Ukwiye kwibaza ngo ikintu kizasigara mu isi ni ikihe? Umunyarwanda yise umwana we ngo nta kizasigara mu isi, Elizabeth. Ikibazo cyanjye nibajije ni iki? Ni ukubera icyo umuntu agira ikiruri yisesekamo, akajya abwira umuntu uti mvira mu nzu nayubatse urya neza, n'inyuro nyinshi cyane kandi yakarishye, ariko atekereje yuko ibiri ku isi byose bizashiraho, hakagaragara izi nzu zose mubona zimanuka. Ukwiye kwibaza ngo ibi bintu kukiriho, ibintu byose isi yamaze kuducira amarenga, ivuga imyuzure, ivuga imiyaga y'ishuhe. Uyu muyaga wabaye muri Haiti utwara amazu n'amamodoka. Ibi ni ibintu isi yagiye itugaragariza ko izakurwaho mu gihe gito. Niyo mpamvu turi kwiga iby'aya magambo avuga ngo byari ibye bimucika se kabishakarira. Nababwiye iby'umuntu w'umwana w'ikirara, mbabwira yuko yari afite amahirwe amwe gusa yo gusubira iwabo, nuko yisubiyemo asubira iwabo. Abantu barasanze ibintu batanze umwanya, nta na kimwe kizabarokora. Mu mwanya muto, mu minota mike bizazimira nk'uko urupapuro ruzingwa. Abantu bahitamo gushaka Imana ndetse n'umwana wayo. Ibi byose ni ibintu nagerageje kwigisha, ubwo kuba atari bari hano twarebye byinshi kandi byinshi. Reba umuyaga waje ugatwara amazu, ugatwara amamodoka. Uyu muyaga wabaye muri Haiti, reba uburyo uri gutwara imodoka nk'igipapuro. Ibi byose Bibiliya ivuga ngo hazaba ibimenyetso ku isi hamwe na hamwe. Mbabwire ko iyi miyaga mutazayibona ino bitewe n'aho dutuye. Uyu munsi rero nibavuga ko hazaba ibimenyetso ku isi hamwe na hamwe, ntuzavuge ngo havuzwe imiyaga ntirahagera, reba aho yageze. Ntuzavuge ngo habaye havuzwe intambara twe ntiturayibona. Niba batarayibona bo mu Bugande, ariko mu Rwanda twarayibonye. Ibyo bimenyetso bizaba ku isi hamwe na hamwe. Mu yandi magambo, ibimenyetso bigomba kubanziriza kugaruka kwa Yesu. Byose byararangiye. Ibireba abadivantiste tugomba guhanga amaso, nta na kimwe kigitureba. Ibiri ku isi byose biri kutunyura mu maso, byose twaragiye tubitambuka. Hasigaye ibimenyetso bibiri. Ikimenyetso cyo gutangaza icyumweru guhekeranye n'irangira ry'imbabazi. Ikindi kimenyetso cya kabiri ni ikimenyetso cy'ibyago 7. Ibyo bimenyetso rero kuwicaye hano ntacyo bitumarira. Mu yandi magambo, nta kindi kimenyetso dusigaje. Nababwiye ko ikimenyetso uturimo ni ikimenyetso kivuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga. Hari uko nigeze mbabwira yuko buzigishwa mu isi ngo abantu bihane. Ikintu cyitwa ubuhamya, ubukorari niyavuye i Kigali igatanga tike ikabira ahangaha. Ubu se ndagira ngo mbabwire, indirimbo baririmba nubwo zaba 20, Imana amaze kwanzura ko bahetse ubutumwa babuzaniye abantu bahana. Umwuka wera w'Imana ngakorere mu kanwa kabo no mu bihimbano by'umwuka, batambutse ubutumwa bahamiriza abantu. Nta tegeko rihari ry'uko ubutumwa bazanye butwihanisha. Ushobora no gutaha utanihanye, ariko umurimo wabo ukaba bawurangije. Icyitwa yuko baguhamirije. Mu rukiko bazabaza batari ko ubu butumwa yarabwumvise, bati yarabwumvise. Bwamusabaga kurekura umugore utaruwe, bati bwarabimusabaga. Yaramugumanye. Umubwiriza yabivuzeho, yarabivuze.
kuki yamugumanye? Umubwiriza nta rubanza afite, yaramuhamirije. Bazabaza bati ko babwirije iby'imiti abantu bavana mu bapfumu, abantu bagatera imyaka bagashinga umutsima n'amareke ngo abanyamaraso batazabanduriza imyaka, bavuze ibyumva bupfumu n'ubukonikoni yuko binyuranye no kwiringira Imana no kuyizera mu ijuru. Bati barabivuze, yarahicaye. Bati yarahicaye, kuki atagiye ngo abirandure? Impamvu atabiranduye, yakomeje kwishinga ibintu abantu bamwoshya, birangira ubutumwa bumunyuze imbere ntacyo bumumariye. Mu yandi magambo, ntabwo naje hano ngo abantu bihane, nubwo biri muri bimwe mu bintu Imana yanzaniye, ariko kimwe mu bintu byatumye nza hano ni uguhamiriza amahanga yose. Bazabaze bati yarabivuze. Bati yarabivuze. Abavuga ngo ntiburagera mu isi yose, mbanze mbabwire ko ubutumwa bwamaze kugera mu isi yose. Mbabwire ko mu kanya saa 8:15 ndi bufungure iyi mashini, nkahita nurira indege nkajya muri Amerika mu gihe kingana n'iminota 30, ko ndibuze mbabwira ko mvuye muri Amerika kwigisha amateraniro ahari. Ubwo sawa ubutumwa bwiza butigishijwe mu isi ni hehe? Ubu duhagarara mu mujyi wa Kigali tukigisha amahanga yose. Ubu se za YouTube ntabwo mujya mureba ibyo zikora. Nawe yaranditse aravuga ngo impamvu mubona abaririmbyi bihamahama bakemera bagakoresha indirimbo ikabahenda bakayishyira kuri YouTube, niyo umwe muri bo yapfa, niyo abaririmbyi bose bagwa bagakurwaho. Nawe yaranditse kuri page 109 ivuga butumwa ngo ukuri kwabwirijwe n'umubwiriza butumwa muzima ngo kwagombye gucapa ugashyirwa ku bikoresho by'ikoranabuhanga. Ibi bintu byitwa za YouTube, ibi bikoresho by'ikoranabuhanga ntabwo ari ubwirasi. Niyo mpamvu iyi ndirimbo baririmbye hano mu kanya yibashorejeho ya Petero, nimugoroba ntabwo twahoze tuyicuranga hano, muko bayigarutseho duhita twumva turi mu mavuta, kuko n'ubundi na nimugoroba twavovora. Haleluya. Ibi rero niyo batagera hano byamaze kwigishwa mu isi. Ubu ibyo bari gukora ni uguhamiriza abantu. Guhamiriza iki? Ikibazo cyanjye ni iki? Uramutse usanze kugaruka kwa Yesu kudatinze, ugasanga biri mu bintu byihutirwa ugomba gushyira mu mishinga yawe, wamwitegura cyangwa wabireka? Uramutse usanze Yesu nubwo yatinda, urupfu rutatinda kuri wowe, wamwitegura cyangwa wabireka? Ikibazo nibajije, kuki abantu bari gupfa mu buryo butunguranye? Umuntu yagiye guhaha bamutangana, baramubwira bati kilo cy'ifu y'ubugari ni inoti y'1,000. Arangije ubwonko muri ibirunduro bati ni igihumbi. Cyageze ku 1,000, aragenda anyura ku isoko ry'imboga, aragenda ku mashyirahamwe, ajya muri gatatu, aramanuka arasandara. Abamusanze yasandaye baravuze bati yaravuye kubaza ubugari kwa mutangana, bamubwiye ko ubugari bwahenze bwaguze 1,000. Ikibazo cyanjye ni iki? Kuki abantu bari gupfa mu buryo butunguranye? Ko zahuka bukazigataha bunyama, uramutse ugize ibyago ukwiye kwibaza ngo itegereza aba bantu, dore impfu ziriho kuri ubu ngubu. Ireba hano ko uyu dore iyi ntabwo ari video na ni kamera zaje, uyu aragaramye, buriya zirabunyoye byarangiye. Dore nguyu dore impfu ziriho kuri ubu, warubonye? Dore aba ni abakinnyi, dore uko bari kugwa mu kibuga, indwara zo kubura kw'amaraso zihanze, dore abantu ko bari gupfa muri iyi minsi. Ukwiye kwibaza ngo kuki ari impfu zimeze zite? Dore nguyu yaratembaga, mwitegereze, dore nguyu ndaraguye. Izi ntabwo ari vita ya sama filimi bari gukina, dore yaratembagaye. Murebe uyu yari ni umunyamakuru, dore yari ari kuri kamera. Ikibazo ni iki? Kubera iki abantu bari gupfa mu buryo butunguranye muri iyi minsi? Dore uyu yaratwaye imodoka yumanye na vora, dore uyu nawe yumanye na vora, dore uko abantu bari gupfa. Ireba hariya, dore uko abantu bari gupfa, reba uko abantu bari gupfa, reba, dore tayari, dore nguyu yarahedutse, dore inzogera irirenze, dore nguyu yari ari kumwe n'abandi tayari, dore yari ari mu kiganiro, dore bari bari kugendana n'undi, dore yikubise hasi nk'igiti, dore uyu munyamakuru arekuye kamera, dore uko abantu bari gupfa, dore uko bagenda. Izi ni filimi barimo cyangwa ni impfu zitunguranye? Ikibazo ukwiriye kwibaza ni iki? Kubera iki abantu bari gupfa kuri?
wowe uba wizeye iki gituma wumva ubana n'umuntu mutabana, ukabana nawe muticarana, ukabana nawe mufitanye ibibazo? Ibyo bintu ukaba utabikuramo ugakomeza kwicara, ni iki wumva wokeje? Uzana Yesu sinzi n'igihe azaza. Ibimenyetso byo kuza kwe byose narabibonye byarasohoye, ariko ubu tuvuga n'ibimbwiriza ntabwo ari bimumanura aka kanya, ariko mpora niteguye gupfa Yesu aramutse atinze, ko zahuka zigataha bunyama. Uramutse upfa icyaha wazabigenza kiyo umuntu apfuye aguye mu byaha. Satani ashyira dayimoni we ku gituro akavuga ati tubonye umunyagodo ku munsi w'umuzuko anuwari. Iyo umuntu apfuye ari umunyabyaha, marayika wamurindaga arategereza, bamara kumushyiraho igitaka akazamuka agatanga imimuriko mu ijuru ati nimumpe inshingano ku bandi bantu, wowe ko narindaga yabaye ikibono tayari. Imana iti jya gufasha runaka, ugende mufashire korali igiye kubwiriza ubutumwa mu Ruhengeri, murinde impanuka. Abamarika b'Imana bagenda basigasiye abashoferi batwaye ibinyabiziga bayoboye ababwiriza butumwa bwiza, bagenda bava ku bantu bapfuye barindutse. Iyo umuntu apfuye ari umukiranutsi, marayika wamurindaga yicara ku gituro cy'imvura ikagihamunyagira, izuba rikamukubitira, ariko akaba afite ishema n'isheja. Nasomye amagambo ngo namugeza mu ijuru yarindaga, ngo Imana izamukora mu kiganza ati nuko sha urakagabo ni waruhiye ubusa, ati njirana nawe muvovore usangire umunezero. Ikibazo cyane ngo abamarayika barahura bakaganira, undinda n'ukurinda. Iyo munyuzeho nashinze ikinyo ku kindi nta namwaramutse, abamarayika b'Imana bo barahura bagasuhuzanya. We wanyuzeho nta mwaramutse nta mwiriwe, aho kugeza hano uri muri abura arenga muri baransi. Marayika w'Imana agasuhuzanya na mugenzi we ati amahoro muntu w'Imana, reka ntabwo tuganiriye, dore ntunze umusazi, reka ngende imodoka itamwana. Hari n'ubwo ahaye mwaramutse mugenzi we ntubibonye, ngo hari igihe bahura bakayaga umuhoro, umwe akabaza mugenzi we ati urinda ameza ati ngewe iyo tutari ku kabari tuba twagiye kuraguza. Iyo tutagiye kuraguza kandi murebe, iyo winjiye mu kabari, marayika murinzi ntabwo yinjira mu kabari, asigara hanze. Iyo arategereza wamara gusohoka, ntabwo yongera kukugenda ku bitugu kubera umwuka w'inzoga, oya, akugendera kure kubera akazi yahawe, acungana n'uko imodoka yazi kagupatura agahita agufata akakuramira. Hari igihe marayika abwira mugenzi we ati ngewe ndinda napfanye n'agahinda, ati ubwo iyo imvura itanyagiriye ku kabari, ubwo ndategereza nkategereza akasohoka, nanga yuko imodoka yamubatura Imana itazamumaza. Undi ati ngewe ndinda yampaye icyumba mu mutima w'ubundi najyaga mugenda ku bitugu, iyo mubyukije ngo nasenge ntajya ajya impaka, iyo mubwiye ngo tujye mu materaniro ntajya impaka. Aravuga ati jye namugiriyeho ubuhake, ubu twaracuditse. Nuko undi mumarayika akumva akantu kamwirimye, kumva agahinda karamweguye. Ukurinda sinzi uko mubanye, ariko icyo nababwira gikomeye nuko marayika murinzi ukurinda ashobora kuba yaragize ibibazo bitandukanye kubera ubuzima bwawe. Ikibazo cyanjye nibajije ni iki? Uramutse utekereje ko mu isi ubuzima tuzabamo ari buto, kugira neza kw'Imana n'inyiturano y'abandi n'inyiturano y'abantu. Ntabwo nshaka gukomeza mikoro kuko umwanya nyifite umwanya gifite icyumweru cya kabiri ubu kiri imbere. Ngiye kubabwira zimwe mu ncamake z'isomo nari nateguye, ubundi ndi buze kubabwiraho nimugoroba. Ubundi abazakurikirana aya materaniro nimugoroba nababwiye ko ku isabato atari umunsi wo kumena amabuye. Ngiye kubaha ako kantu nakabuze ndagasubiramo. Nababwiye yuko amabuye yubatse urusengero rw'i Yerusalemu yose, haranditse ngo nta buye na rimwe bigeze bacongera ku nyubako, ngo nta nyundo yigeze yumvikanira ku rusengero rw'i Yerusalemu. Petero yandika akavuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, twashyiriweho iminsi 7 y'imibyizi, aho abana b'Imana bagomba kuba bari mu birombe wageranya n'imirimo yabo, bagomba gushaka Imana bagenewe n'ingingo z'amigisho, bagura Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Igihe kingana n'iminsi 7 cyagenwe nk'igihe abana b'Imana bagomba gukonjonjorwa. Imana igakoresha uburyo bwose
igafata inyundo ikajya ibanza kubaha forume zabo. Bazaza ku isabato bakaza bameze nk'amabuye mazima, abafundi batagiye kugororera ibuye ku cyubakwa cyangwa gukubita ya mabinga ngaveho. Niyo mpamvu abantu bategereza kuzafashwa ku isabato. Ababwiriza bataramenya ibyo nabo, iyo afashe mikoro aravuga ati mu mibyizi narababuze niho mbabonereka mbakomagure, agahita abwiriza amasaha abiri. Ibyo bintu ni ubuyobe. Nawe teranditse aravuga ngo umuntu uzajya mu bwami bw'Imana afite nuko abayeho muri iyi minsi. Uyu munsi ntabwo wagenwe kumena amabuye. Uyu munsi amabuye aba yatonze ku cyubakwa kugira ngo umufundi nashyiraho nivo amazi agurire hagati. Uyu munsi tuba tugomba kubasomera Zaburi 150, korali zigahaguruka zikaririmba tukamenya kugira neza kw'Imana. Ababishobora bagasirimba Zaburi 100 mushimira Imana hera hayo. Haranditse ngo ku munsi w'isabato nta manu yagwaga, kuwa nyuma batoraguraga manu ebyiri, iyo ku isabato niyo kuwa nyuma ubwabo. Kuki ku isabato nta manu yagwaga? Birasobanuye ngo abantu bategereza kuzaza kurya umutsima w'ubugingo. Ubundi ku isabato nta nubwo twemerewe kubwiriza ibintu bituma abantu bataha bimyoza biciraguraho. Ku isabato tuba tugomba kubwiriza amagambo aremesha abantu, akabagaruramo ibyishimo, abantu bakumva baranezerewe. Ibibasaba kujya gusubiza ibyo bibye, ibibasaba kujya gusanga abo basambanye nabo, ibibasaba kujya kureka amayoga, ibibasaba kujya kwaturira abarozi bagiye kuraguzaho. Ibyo bintu byose bitambukira mu mibyizi. Wakubwira amagambo navugiye hano muri iki cyumweru, harimo n'umuntu wazaga mu materaniro agataha atavugana na mugenzi we kubera ibintu yumviye hano. Uyu munsi ntabwo nemereye ko mutaha buri muntu wese atavugana na mugenzi we, kuko ni umunsi w'umunezero, ntabwo ari umunsi wo kumena amabuye. Akantu nshaka kubabwira kambabaje ndibuze kuvugaho nimugoroba. Habayeho umugore muri Luka igice cyaho cya 7 umurongo wa 11, n'undi mugore wanditse muri Matayo igice cyaho cya 17 umurongo wa 14. Niba mwitegereza aya magambo hano muri Luka 7 umurongo wa 11 kugeza wa 17, haranditswe ngo buke yajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Wari wapfuye ari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Nuko umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba gikoraho, abakikoreye barahagarara. Ati muhungu ndagutegetse byuka. Wari warapfuye arabaduka, atangira kuvuga. Nuko Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa ubwoba bahimbaza Imana, bati umuhanuzi ukomeye yabonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo Yesu yakoze yamamara i Yudaya no mu kindi gihugu cyose gihereranye naho. Uyu mugore mbasomeye ahangaha wanditse muri Luka igice cyaho cya 7 umurongo wa 11, Imana yamukoreye igitangaza mu gihe cye. Yashatse umugabo amaze kumushaka nta n'umwaka urashira, umugabo arangije arapfa, amutana umwana. Amutanye umwana nawe aza gupfa, apfa kandi umugabo w'uwo mugore nta n'umwaka urashira apfuye. Hagati y'amezi 4 n'5 niho yari apfuye. Igitangaje kibabaje kubumvise izi nkuru, Yesu yagize imbabazi agirira neza uyu mugore, ahura n'abantu bagiye gushyingura uyu mwana, apfuranira nabo nk'ari. Arangira avuga ati uyu muramujyana he? Ati nyamara tugiye kumushyingura. Yesu aravuga ati nimumushyire hasi. Haranditse ngo yapfiranye nabo bageze mu muryango w'inzu bagiye kumushyingura. Arangira avuga ati nimumushyire hasi ndamuzura. Yesu arangije akora igitangaza cyo kuzura uwo mwana. Uwo mwana akimara kuzuka amusubiza nyina, amuhoza amarira. Yamugiriye neza, ntiyamugiriye neza? Oya, yamukijije agahinda kuko yari yarapfushije umugabo n'akana kamumaraga imbeho mu bitugu kari gasigaye nako karapfa. Yari afite agahinda, ntiyari agafite. Yesu arangije amugirira imbabazi, aramukiza. Mbese ntiyagombaga kumurwara inzika nziza, reka nkoresheho mvuga, akazamwitura iyo aza kugira ubuzima. Uyu mugore Yesu ntabwo yari amuhaye igihango. Uyu mugore Yesu ntiyari amubitsemo ideni. Uyu mugore Yesu ntiyari amugiriye neza. Abantu bumva uyu mugore Yesu yaramugiriye neza, ni muzamura ikiganza. Imana ibamwisha. Mwumva kandi dore undi
undi Matayo igice ni cya 17 umva undi umurongo ni uwa 14. Reka masome. Umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri kiramubabaza cyane, kuko kenshi cyane kimutura mu mazi no mu muriro. Namuzaniye bigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu amubonye amugirira imbabazi. Yesu aramusubiza ati, Yesu 16, namuzaniye bigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe iyo bagize batizera, nzagezayo kubana namwe, nzabihangana ngeze ryari? 17. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo, umuhungu ahera ko arakira. Maze abigishwa begera Yesu bihereye bati, niki cyatumye twebwe tunanirwa kumwirukana? Yesu aramusubiza ati, ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira umusozi mutiva hano kandi wahava, nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwa n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. No kugenza gute? No kwiyiriza ubusa. Mutega amatwi iryaya magambo. Uyu n'undi mugore Yesu yakoreye igitangaza. Haranditse ngo hari umugore wari urwaje umwana urwaye igicuri. Asanga Yesu ati, umwana wanjye arwaye igicuri kiramubaza, kimukubita mu mazi ndetse no mu muriro. Aravuga ati, ko nazanye abigishwa bawe, ko nta kintu bigeze bafasha, ahubwo basize umwana uburwayi bukomeje, ntabwo wagira icyo umarira? Yesu arababwira ati, bene uyu mudayimoni ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Yesu abigishwa baravuga bati, twebwe twagerageje biranga. Yesu akiza uyu mwana, agarura ubuzima, amusubiza nyina. Umugore aranezerwa, arasa. Uyu mugore Yesu yamugiriye neza, yamukirije igicuri. Kubera iki? Nababwiye ibyo kugira neza kw'Imana n'inyiturano y'abantu. Aba bagore bombi, amagambo atangaje yanteye ubwoba. Aba bagore bombi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere kwitwaga Nisani muri 31, aba bagore bari bari mu gitero Yuda yarashoreye. Ureba tugenda nisizanye ndashoje. Aba bagore bombi uwo Yesu yazuriye umwana bamugejeje ku muryango bagiye kumushyingura, uwo Yesu yakirije umwana urwaye igicuri. Aba bagore bombi bari bari mu gitero bashoreye igitero Yuda yarari. Yuda yari yasezeranye n'abantu aravuga ati, uwo nimuze gusoma mufate uwo. Igihe bari bamaze kumusoma, umusirikare w'umuroma arangije amukubita inkoni mu musaya, amaraso aratungereza. Wa mugore uwo Yesu yazuriye umwana bagejeje ku muryango, amucira amacandwe y'indurwe z'ubugoro. Uwo Yesu yazuriye umwana, amucira amacandwe. Uwo Yesu yakirije umwana urwaye igicuri, amucira amacandwe. Bose bamukubitisha inkuba. Nta mwaka wari ushize umwe Yesu atamuzuriye umwana, nta mwaka wari ushize undi atamukirije igicuri. Barangije dore icyo baherekeresheje Yesu n'ibyo bintu. Ubundi mu mibereho ya umuntu witurwa neza n'uwo yayigiriye abagira Imana. Abagabo bari ahangaha bamwe bambaye imyenda ikabakwira, ntabwo bayoboye neza yuko hari abandi bagaramiye CHK no mu bindi bitaro hano hakurya badashyira uturaso ku mubiri, amaraso yamaze kwivanga akazamo ibisimba. Bahora ku miti itarangira. We yajya kwa muganga ukabona amaraso yawe ni mazima, we yaciye ishemu umunyururu umwe ahita azana ubwandu. Ni gute umuntu asambana akarusha isazi, akabikora 2, 3, 4, 5, yajya kwipimisha akabona ni muzima? Hari uwaciye ishemu umunsi umwe agahita acakirana n'ubwandu. Mumbabarire abahuye n'iri shyano, ntabwo ari uburyo bwo gukomeretsa. Imana ibasha kuguhindurira imiti mu mubiri warawubuze, ikazakwimurika kugeza heza. Yewe nibyo byiringiro ufite. Niyo mpamvu Zaburi ya 90
962 umurongo wa 9 batubwiye mw'abantu mwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwayo. Ni gute umuntu ashobora kuba yarize amashuri 6 yisumbuye akayarangiza ashugurika, ahamagara ba nyirasenge, ahamagara ba nyirarume, ahamagara ba se wabo baba za Kigali, nta n'ay'agakayi, nta yazagira igihe yarangije amashuri. Igihe umukuru w'itorero ahagaze nabwo ati mwakwemera gutanga amaturo y'ishimwe n'ay'ikima neza ko Imana yabagiriye neza, ubibwirwa neza yuko yabaye ikigomeke akiyibagirwa, ari uko ahise afata urutoki akarukaraga hano mu musaya, atari ko iyo batavuze amafaranga nta bindi bavuga. Wakubwira uko yarangije amashuri, wakubwira uko yarangije, wakubwira agahinda byamuteraga yirirwa boroga ati Mana wambabariye. Wakubwira abagore bari ahangaha bavuye mu byuma, iyo umugore bamujyanye ku iseta bagiye kumukorera cesarienne, reka nkubwire ivogonyo rirarangira, ivogonyo ko rirangira, muvuge ngo ivogonyo rirarangira, ivogonyo rirarangira. Uwanjye bamujyanye ku bitaro bya Kacyiru, arangije nta n'ibise yari afite, kumbi nayo mujyanye ku Kagugu, mugenere ku Kagugu ibise abifite ari byose. Ahura n'umustajeri aravuga ati wa mugore we nawe urinzanye uri inkunguzi, uzajya wirukanka uje ku bitaro nta n'ibise ufite. Musubiza mu rugo, kumbi yangobyi y'umwana irameneka, aho umwana yicara amazi agomba kumugaragira aragenda. Umugore amara iminsi 3 umwana atikomanga mu nda, kumbi umwana yamaze gupfira mu nda. So ibintu byambaye murabyumva. Ikintu gikomeye byarangiriye umugore nkabona ari kugenda asinzira udutotsi tw'amabwamabwa. Nyamara ndavuga ni madamu nkwiye kukujyana ku bitaro, mujyana Kacyiru kuri hospital. Ngeze Kacyiru ku bitaro bya polisi, umva umugore wanjye abana bose yabyaye 3, abana bose yababyaye neza nta nkota imugiye, ariko mwana yaraje ari umuhita. Arangije abwira umuganga tumva rero nta cyizere mfite cyo kugaruka kuba bagiye kumbaga. Umugabo wanjye ahagaze hariya hanze ni umupasitoro, mugende mumubwire ansengera irya nyuma. Iri vogonyo rirarangira nshuti yanjye. Umuganga ngiye kubona mbona nsanze ati ninde mu pasitoro ufite umugore ugiye kubagwa hariya? Ntinigeye. Ati rero aradutumye ngo umusengere, nta cyizere afite. Imana yaramugaruye, imugarura mu buzima busanzwe. Nasenze isengesho nicayeho kandi nkanuye. Yesu ngo ikigeragezo cyamubayeho ni kimwe, ngo yabanaga na bene Yozefu 4. Yozefu yari yarabyaye ku wundi mugore. Nasomye amagambo antera ubwoba, ngo igihe Yesu yabaga ari gusengera ibiryo, ngo abadayimoni bakoreraga muri bene Yozefu, ngo iyo yabaga ahumbuye amaso amaze gusenga, ngo yasangaga ibiryo babimaze ku meza, n'izina nta kintu na kimwe arya. Ngo nuko nyina Mariya aza kumaza ati mwana wanjye kurushaho kunanuka. Undi arasubiza ngo ntabwo ndi umurezi wa bene data. Biza kurangira Yesu ahinduye uburyo bwo gusenga, akajya asengera ibiryo akanuye. Umvise urugamba icyo rudusaba, akajya asengera ibiryo akanuye, akajya areba ibiryo ati Mana ubivanemo umuvumo w'ubutaka, atigeze asinzira ngo kugira ngo adasanga babyanuye. Ayo magambo narasomye antera ubwoba. Hari igihe urugamba ruhinduka, ugahindura uburyo bwo gusenga. Na Yesu yasengaga akanuye, inzara igiye kumwica. Kimwe mu bintu byantangaje, umugore wanjye ko Imana yamugaruye, ikintu namushimiye. Gusa nanjye nasenze isengero, nabwiye Imana numva rero Mana nimpfakara sinzajya njya kubwiriza, ariko umugore narokoka umwana akaba ari ugenda, nzabyara abana. Ariko ndasaba umugore, kuko nahawe amahitamo 2 mu mutima wanjye. Umutima urambwira ati saba umwana cyangwa usaba umugore. Umutima urambwira ati saba umugore, nasigara uzamubyaza abandi, ariko umwana nagenda uzabyara abandi, ariko umugore nagenda urabupfakaye no kubwiriza birahagaze. Imana ingarurira umugore, umwana aragenda. Umwana bamunzaniye yumye, n'igihe wamujyanye muri morugo.
namushyinguye ndi kuboroga mu mutima, ariko nshimira Imana ko Imana yangaruriye umugore. Umuntu wavuye ku iseta nk'uwo ugasanga nayo atavuze amafaranga nta kindi kintu bavuga. Uwahawe igihango wese yicaye hano natekereza iby'abagore babiri nagutangiyeho urugero baciriye Yesu amacandwe y'ubugoro, umwe yaramuzuriye umwana, undi yaramukirije igicuba. Ibyo bihuze n'ibyaha, urebe ko waba uri ituro ry'ishimwe. Ni gute umuntu aza mu materaniro nta turo afite? Ni gute abantu bagera mu gihe cyo gukiranukira Imana, aho abantu bagomba kunezeza Imana n'iry'amafaranga? Ariko urugero yatanze rwo kugerageza imitima y'abantu, iyo ivuga ngo ni mubingeragereshe, ibishaka kureba imitima yanyuzwe. Iyo rero bikomeje ugakomeza kugaragaza umururumba, kwiringira Imana birabura. Harambitse ngo kutiringira Imana ni imbuto yera ku mutima utarabyara ubwa kabiri. Nta bakobwa bari baragumiwe, yagize arya akabona umuntu araje aramurambagije akamukura ku ishyiga, ayoboye ko hari abandi bagenzi be bamaze imyaka irutiye uyu munsi bakiri iwabo. Ahangaha nta babyeyi babyaye abana akabona abana bose yabyaye bariho, nta muturanyi we baturage akabona bose yabyaraga pfusha. Wowe kuki abawe utabashyinguye? Kuki utabatambira igitambo cy'ishimwe ngo ushimire Imana ati Mana ndagushimira ko mumpeka, yewe ko navutse ndi impanga, mama ambyara. Abaturage ko bamubwiye bati rero nta mpanga zibaho, jye nitwa Butoyi, mushiki wanjye yitwa Bukuru. Abaturage bakavuga bati nta mpanga zibaho. Ubwaba abana bavutse kariya ka Butoye ni wende, urebe ukuntu wakaryamira. Umuturanyi abiganirira papa arangije ngarara agera ijoro uburyo yandyamira ngo yikoreshe anketi aze kubeshya yuko ari impanuka, ngo yaraye agera ijoro bamugira inama yuko ari bundyamire, ngo hagasigara Bukuru ngo kuko impanga zombi zitabaho, ngo cyane niyo zidahuje igitsina. Mfite mushiki wanjye tuvukana. Ikiteka nkubwira abantu si bo Mana. Kutiringira Imana ni imbuto yera ku mutima utarabyara ubwa kabiri. Ngo mw'abantu mwe mujye muyiringira ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yanyu. Igitangaza cyambayeho ni iki? Ngo nuko data yaraye agera ijoro ashaka kundyamira, yarangiza akavuga ati ntabwo nakwishyiraho urubanza rw'amaraso y'umuntu, azabeho cyangwa se yipfishe, singiye kwicira inzira, uzabo simuzi muraba. Cyakora impanga zo ntizibaho cyane nk'iyo badahuje igitsina. Mara ukwezi, mara abiri ndiho, mushiki wanjye ariho, turonka neza, ngiye ku ishuri nkajya nzana biroti ya mbere. Haleluya. Ubwo ndiga, abantu bakabona ndi macuwa, abantu bakabona nzi ubwenge, kugeza igihe nkuze. Ubu njya mbaza abantu ni iyo mpagaze imbere yabo mba mwumva ndi igihone ntuzuye neza, nk'umuntu wavutse ari impanga, bati tuba twumva ufite ubwenge buzima. Ubu narashatse mbyara abahungu n'abakobwa, abana banjye ni beza, barabyibushye ni ibiduhage. Mushiki wanjye nawe nuko yabyaye abahungu n'abakobwa, mfite abana babiri b'abakobwa n'abahungu babiri, kandi uw'imfura yaje ari umukobwa hakurikiraho umuhungu, bwa gatatu haza umukobwa, bwa kane hahita haza umuhungu. Mushiki wanjye nawe niko yabyaye abakobwa babiri n'abahungu babiri. Hari umuntu nabitekereje avuga ati wagira ngo abo bana mwarabihaga. Ikibazo cyanjye nibaza, icyitwa umugisha w'Imana murawushakira mu mamodoka cyangwa nanjye Yesu murumva ko yampaye umugisha? Yarawumpaye ntiyawumpaye? Abo yabikoreye baraha iki batajya bayishimira? Nta kintu wumva washimira Imana, ibyawe ni amarira gusa. Nta turo wumva wategura ngo uzarijyane ku birenge bya Yesu ngo yibwire uti ndagushimira Mana ko wankuyeho urubanza rw'ibyaha byanjye, ndagushimira Mana ko mpumeka. Abantu bakeneye kwikoresha inama bakareba ibyiza Imana yaba yarakoze ku buzima bwabo, yarangiza bagategura amaturo y'ishimwe yo kuyishimira. Icyo nababwiraga, hagarara mu mwanya wawe neza, ariko inyiturano yawe, amagambo mabi yawe, ameza yawe, byose byandikwa imbere y'izina ryawe. Subiza inyuma ubuhamya bwawe, kwiga kwawe, kurya kwawe, kunywa kwawe. Nubura ikintu na kimwe washimira Imana ungaye. N'abari ku buribwe bari ahangaha bafite indwara zidakira, ndabizi ko guhumeka nabyo ari agaciro.
ujye ubishimira Imana. Imfubyi ziri ahangaha, nubwo isi yagutotoye ukaba utagira so ntugire nyoko, incike ziri ahangaha utagira uwo gutuma amazi ari we wenyine wihumana mu nzu, ndashaka kugutangariza ko kubuhumeka ubwabyo ni igishoro. Imana yakuremeye amashimwe kugira ngo ukomeze kubona yuko ibintu byose bishoboka. Nshuti zanjye, nta n'umwe Yesu atiteguye kuvura, nimuyiringire izabagirira neza. Haranditse ngo mwa bantu mujye muyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yayo. Imana niyo buhungiro bwacu. Ninde muntu uvuga ati ngiye nshingiye ku bintu Imana yaba yarakoze ku buzima bwanjye? Ntabwo nigeze nimbyitaho. Ubu nibwo sobanukiwe ko ibyiza Yesu yankoreye ntigeze mbimushimira nk'uko bikwiriye. Ukavuga uti ndamwihanaho kandi ndagusaba imbabazi. Zamura ikiganza kimwe. Imana igumugisha, ikurebe neza, ikubabarire. Niba hari icyo utekereje mu mibereho yawe ukaba uvuga uti Imana ibimfashemo, singiye kugumya kuyisuzuguza, ndasaba Imana guhembura umutima wanjye, kandi ingamba zanjye nzajya nyishimisha umutima wanjye, nyishimisha ubutunzi bwanjye, nyishimisha impagarike yanjye, ntaho nzatumwa ntazajya. Ntabwo nzongera gupinga iby'Imana, nzajya mbaho uko nshoboye ariko nyihesha agaciro. Hagurukira hure, hagurukira hure rwose. Yewe birashoboka ko aya materaniro ari ubwa mbere wayajemo, birashoboka neza yuko waba umushyitsi, birashoboka neza yuko waba uhawe amahirwe utazayongerwa. Ndashaka kubaza ikibazo, nugisubiza neza urakira, nugisubiza nabi bishobora kuba ryaba itangiriro ry'amarira yawe, ukazarwara ubuhungetwe, ukazaba nabi kandi nabiguteguje. Ninde muntu waje muri iri teraniro umutima uri gusaba kubatizwa, akaba atarigeze abishakira umwanya, akaba atarigeze abifatira umwanzuro, bakajya bajyaga babimubwira agaciro ati cacaka, n'ababatijwe nabo mbona ntacyo baba. Ndasaba umuntu uri muri iri teraniro umwuka wera w'Imana yemeje kubatizwa. Dufite abantu 37, hafi 40 bamaze kwishyirisha ku rutonde ku isabato tuzababatiza. Ntabwo aba ari bo mpamagaye, ndahamagara umuntu wafashe umwanzuro wo kutazabatizwa ashingiye ku ntege nke z'abanyabyaha bo n'abagenzi be. Uyu munsi umwanzuro akaba awusibye, akaba yifuza kubatizwa, azamagara iruhande musengere. Umuntu uvuga ati ndambiwe agahato k'abadayimoni, ndambiwe ubuhake bwa Satani. Umuntu umutima uri gutoteza ukamubwira ati jya hariya bagusengere wanjijiwe, naze musengere. Umuntu umutima usabye kubatizwa akaba atabatije, umuntu umutima usabye kuvugurura umubatizo we akaba yaragiye kure y'Imana, agashayisha, akarya ibitaribwa akaruba itanyobwa, akavuga ati jyewe ndiringira Imana gusa, ndashaka kubatizwa. Rero Imana imuhisha mushiki wawe. Nihagira undi muntu uhaguruka uvuga uti ndambiwe agahato k'abadayimoni, ibyo bankoresheje birahagije sinzongera, ukavuga uti ndashaka kwiyandikisha ubwo mubatiza abandi nanjye mubatize. Ngwino, ushobora gusubiza nabi iki kibazo, ukazabatirizwa ku kabari bagukuye iryinyo, ukazakenera bakubatiza batagihari, ibyuma barabizinze. Umuntu agira amahirwe rimwe mu buzima, usanze ndi umwe mu bantu bazarangiza dosiye yawe, Imana ikagukuraho kwihana. Uyu mugoroba n'aya masaha waza bakagusengera ukabohoka. Umuntu ushaka gusengerwa akabohoka akavuga ati jye ndambiwe agahato k'imyuka mibi, ndifuza kwihana, ndashaka kubatizwa. Ngwino uhagarare hano. Umuntu uvuga ati ibyokoze ibyo ntekereza, Imana igumisha mushiki wawe, ukavuga ati mfashe uyu mwanzuro sinzisubiraho. Ngwino Yesu arakureba. Inyiturano yawe uwaka kanya niyo kumuzanira umutima, si yo kumuha amafaranga nubwo nayakenewe. Aka kanya ndi kumusaba kumuhereza umutima nk'inyiturano. Umuntu umutima uri kuvuga ati jya hariya we ntubatije uzabatizwa, naze nsenge. Umuntu umutima uvuga ati wowe ntubatije genda hari bazakubatiza, naze. Ntawe usigaye, mutange inzira. Uhari nazamura ikiganza mwakire inzira. Umuntu ushaka kubatizwa bikaba bimujemo nona nazamura ikiganza. Uwo bijemo nona
uyu ni umwanzuro utavanye mu rugo. Ni ikibazo ushobora gusubiza nabi ukabona ishyano, wagisubiza neza ukabona amahoro. Urashaka kubatizwa? Niba ubishaka zamura ikiganza aho uri nkwakira inzira. Numiteho mukiza we, ngwino wiyongere mu bandi, ngwino wiyongere muri liste. Urahari? Ushobora kuba waje uri umushyitsi, ushobora kuba uri umukobwa, ushobora kuba uri umusore, ushobora kuba uri umugabo, ushobora kuba uri umugore. Yesu agukeneye. Tambuka. yewe ukiza yego. umvugo urasigaye ugendera abandi nanjye ntusige, egera intebe yawe uyishyiremo amajwi kuko umuvandimwe arahita asenga. upfukamiye nta yindi turi buririmbe niyi ngiyi. Ngwino ubohoke, ngwino ubohoke. Waje ukabohoka, ngwino uve ku gahato k'abadayimoni, ngwino wihane. Wapfushije igihe ubusa, Yesu yakongereye igihe. Zahuka mukazi gataha bunyama, ngwino Yesu arakwakira. Ntabwo akangwa n'ibyaha byawe. Yaravuze ngo mwa bantu mwe mujye munyiringira, ibyo mu mitima yanyu mubisuka imbere yanjye. Aravuga ngo nijye ubuhungiro bwanyu. Tambuka. Waba waragiwe neza, ineza y'Imana yarakugezeho. Yizanira umutima wawe, Yesu arakwakira. Rekeraho. Yesu ashimwe. Izwa bijemo nonaha umutima ukaba umwe uri kumwagiriza, umusaba ikintu cyitwa kubatizwa gusa nta kindi yumva. Ngazi ntabwo bamuhinze. Zamura ikiganza uri ushaka kwiyandikisha. Urasigaye? Okay. Ngiye gusenga isengesho rigufi cyane, ndekere mikoro uyu muyobozi ahita asenga isengesho rihesha iterano umugisha kuko yahawe gahunda n'itore. Reka dusenge. Yego. Uhoraho Nyagasani Imana yacu, izina ryawe nirihimbazwe. Ahahagaze abakobwa bawe babiri wari wabateguye, burya kazakira kabungira kazagakiza koko. Kuki aba baje muri aya materaniro? Kuki nigishije bakemezwa mu mutima ko bagomba kubatizwa? Kuki batagombaga kubyibuza? Kuki bubahagurutse? Mana, nabahamagaye mbabwira ko nibagera hano babohoka. Ubakorera icyitwa kubabohora burundu. Amen. Agahato k'abadayimoni kababayeho mbere karangirira ahangaha. Igitavuga Imana cyose gikurwe ku buzima bwabo. Mbarambitseho ibiganza afatanije n'aba bayobozi b'itoro bagenzi banjye. Niba tukugireho umugisha, kubohoka kw'aba bantu kubagereho, imbaraga y'Imana igere mu mitima yabo. Umwuka wera w'Imana binjiremo aka kanya. Ubwo Satani agiye kubategurira ibitero byo kubarwanya, ubanesherejwe. Kandi mbahamagara nabagukundishe mbabwira ko nibagera hano ibibazo byose bafite uri bubyikorere. Mana, bishyire ku bitugu byawe ubyikorere, uramenye ntudutenguhe. Ijambo ryawe riravuga ngo yemwe abarushye n'abaremera umusage ndabaruhura. Aba bana bawe ubaruhure. Hari n'abandi babatijwe kera twahemukiye Imana mu nzira zitandukanye. Ibyo wakoze ku buzima bwacu byadutera gushima, ariko ubu duhorana agahinda n'amaganya. Turihana kurira, turihana kuganya, turihana kuvuza induru twaciye ibikuba mu makaritsiye. Ibyo wakoze byari bihagije ko tukuzanira amaturo y'ishimwe, ariko si byo twakoze, twakwituye amacandwe. Utubabarire Data. Mwuka wera w'Imana atugenge kandi ubereho kuduha umugisha none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Nanone Mwami Imana yacu turagushimye, tugushimiye ko uri umubyeyi wacu kandi udukunda
icyubahiro kibi cyawe. Amen. Wari uzi neza yuko uyu munsi tuzaba turi aha hantu, kandi ijambo ryawe ritubwira yuko 2 cyangwa 3 aho bateraniye bakuramya uba uri kumwe nabo. Ubihimbaze. Amen. Tugushimiye kutwumva, kandi tugushimiye ko muri aya materaniro wari ubizi ko aba bana bawe bazahakirizwa. Ubwabo turagushimye. Amen. Reka rero iteraniro ryose ubwo waduhaye amahirwe yo kugera aha hantu, uturinde gutaha uko twaje. Amen. Ahubwo imbaraga ya Kristo ihindura ibane na buri mwana wawe wese uri aha ngaha, kugira ngo muri iri teraniro uturinde umwana wo kurimbuka, ahubwo dutahane imigisha yawe. Amen. Reka uyu mwigisha washimye ko aba aha hantu umuhamagara mazima. Amen. Ngo ubwo dusoje icyumweru tukaba dutangiye ikindi, imbaraga yawe izabane nawe. Amen. Ubuyobozi bw'iri torero turabusabiye bukomeze kubwongerera imbaraga. Amen. Ubwo wicara baringaniza inama zo guteranya abantu kugira ngo itorero ryawe rikomeze kurushaho kunguka kukumenya, ujye ubaha umugisha. Amen. Kandi Nyagasani, turi mu gihe giheruka, turi mu gihe Kristo ari hafi kuza, uduhe imyiteguro mizima. Amen. Uturinde kuganya k'uburyo butandukanye, ahubwo utubashishe kwamamaza inkuru yawe ko Kristo ari hafi kuza. Amen. Dore araje ndetse ari bugufi. Mwami Imana, utubashishe kwamamaza iyo nkuru. Amen. Hari bamwe bagiye kwerekeza mu ngo, uyobora intambwe zacu. Amen. Kandi ubwo tugaruka aha, imbaraga yawe ibane natwe. Nuko aya materaniro tugushimiye gahunda zisoje, turagije n'izisigaye, ngo nazo ukomeze kubana natwe. Amen. Kandi tuze kuva aha hantu duhawe umugisha nawe. Amen. Reka rero ubwo kuri iyi sabato watugeneye kumva ijambo ryawe, ni ukuri imigisha wageneye ubwoko bwawe ntiducike. Amen. Ahubwo ubwo washimye ko aya materaniro aringanizwa akamara ibyumweru 2 tuvugururwa ndetse twiga ijambo ryawe dusabana nawe, utugire bashya muri Kristo. Amen. Kugira ngo ahacu hashize uhirengagize, nuko uyu munsi uduhindure bashya muri wowe. Amen. Nuko imibereho yacu isigare imeze nk'uko ubyifuza. Abatubona bamenye yuko mu ijuru hari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Amen. Mwami Imana yacu, ubuntu bwawe ubane n'aba bantu bari aha, kandi itorero ryawe mu mpande enye z'isi turarisabiye. Ngo ubwo wemeye ko ubutumwa bwawe buvugwa aha tuzengurutse, reka buvugwe mu mbaraga ikomeye, maze abakizwa biyemeje kukwegera imbaraga yawe twuzure. Nuko Kristo naza azasanga ari twebwe hamwe nabo twiteguye tuzakirizwe mu bwami bwawe. Amen. Ubuntu bwawe rero n'amahoro atandukanye n'ay'isi itanga akomeza agwire mu mibereho yacu, bitari iby'uyu munsi gusa, ahubwo by'iteka ryose, kubwa Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Amen.